Ibihe byiza abakunzi ba Iwacu TV show, wowe wakanze subscribe nawe utarakanda subscribe nanjye nkubwire ngo iyi niyo tariki yo gukanda subscribe. Muntu wanjye ndahangaha kugira ngo nkubwire nti ese Murungi Sabine na Chita bari gupfa iki? Mbere yuko dukomeza rero, murabizi ibintu biri kuvuga kuri Murungi Sabine na Chita, murabizi ko harimo amakimbirane atoroshye. Nagira ngo nkubwire ngo ese bapfuye iki? Ubu tuvugana icyatumye babasha kuba bashwana ni igiki? Nge ndahangaha rero ku bwanyu kugira ngo mbashe kuba nabikugezaho. Mbere yuko dukomeza, kanda subscribe kande kunzogera ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu binyura kuri ino channel ya mbere ariyo Iwacu TV show. Ngira ngo mbwire ngo rero uyu nguyu Sabe na Chita ikintu bapfuye, ngewe amakuru mba nabasha gukuruza, nkabasha kuba namenya nkakurura, nkinjiramo indani nkabasha kuba nayamenya, narabasha kubaganiriza nkuruza no mu zindi nshuti ziwe. Murabizi Murungi Sabine na Chita bari abanyamakuru benshi bari barihuje, harimo na ba Yago, harimo na ba Irene, abo bose harimo n'abandi banyamakuru benshi bari barihuje, ariko haza kubamo ikibazo cyo gushwana, basigara ari Murungi Sabine n'uwo bita Chita, basigara bari gukorana aribo bumvikana bahuza, abandi bo barashwanye. Mbere na mbere rero buri ikintu baje gupfa, urabiza abantu benshi bari abapfa ibintu byinshi, hari abapfa abagore, hari abapfa amafaranga, hari abapfa ubutunzi, ibintu byinshi cyane byo bagiye bapfa. Ubwo rero byaje kugenda utya, uwo bita Sabe na Chita Magic, ikintu cyaje gutuma bashwana, bapfuye ikintu bita umugore nicyo kintu bapfuye, kuko banarwaniye mu kabari bari kubipfa. Ukuntu byaje kugenda, uwo bita Sabe yari afite umugore bakundanaga, umukobwa bakundanaga benda no gushakana. Noneho uwo bita nuza Chita nawe uwo mugore akaba aramushaka, aza kujya gukira rero aho umupepuza mu gice bita gapepu. Amaze kumurya gapepa, ahantu byaje kubera ikibazo. Noneho kandi ari n'inshuti, umva ikintu ahantu inshuti z'ikigena zo ku bagore bikomeje kugorana. Uwo bita Chita ntiyanyuzwe kuba amupepuje umugore, ahubwo yaje kumubwira ati rero tuze guhura ahantu muri hoteli aha tuganire nk'ibisanzwe, kuko bari abantu b'amashuti. Bakimara guhura muri hoteli rero, Chita yahise agira gutya, ahita azanye na wa mugore wari wa Sabe. Barazana, noneho bahita bamugwa gitumo, bamukorera surprise, baramutungura bari kumwe, bari gukundana rwose, kandi bari basanzwe bakundana na Sabe. Ubwo rero Sabe byaramucanzaga muri koma, biramutungura cyane, nta kindi kintu cyose kihaba. Bahise batangira kurwana, baratukana, abantu bari bari aho ngaho barasa kubakiza. Guhera ubwo ngubwo niho Murungi Sabine hamwe n'uwo bita Chita bahise babiba urwango, kuko bari abantu buzuzaga cyane, bakundana, bafitanye urukundo. None ubu kugeza ubu ngubu baho umwe aciye undi yahanyura kubera ikibazo cy'umugore rwose. Cyangwa ubwire ngo abagore buriya n'amafaranga ni ibintu bibiri bituma abantu bashwana mu buryo butumvikana. Ubu tuvugana rero rwose Murungi Sabine hamwe n'uwo bita Chita ni iki kintu bapfuye umugore, kuko ni Chita yatwaye umugore wa Sabine, bahita bavamo urwango, barashwanye, ntago bacyuzanye. Urumva ngiye rero mba mari ku bwanyu, iyi niyo channel ya mbere, niyo channel nziza, niyo channel y'abanyarwanda, niyo channel buri muntu wese rwose, niyo channel ya mbere. Ngira ngo bashishikarize gukanda subscribe, mujye mubasha kwikurikirana ibiganiro binyura kuri ino channel yacu. Ndabakunda cyane.